nongeye kugusuhuza kandi wowe mukunzi wa Nyambo Jessica. Kuri ubu ngubu rero ngiye kuba nakubwira byinshi kuri uyu nguyu bita Nyambo Jessica. Wahisemo rero guhitamo neza kuza kuri ubu buga rwa YouTube aho ishene yitwa The Brown Entertainment. Rero tugiye kuvuga byinshi ku mutungo wa Nyambo ndetse tubivange n'ubuzima bwe bwite yabayemo ndetse nubwo arimo uyu munsi. Uhawe ikaze rero, nizere ko umeze neza mutwumvira ahantu hagiye hatandukanye mu mpande enye z'igihugu, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba. Ngiye wumva nitwa The Brown. Iyi ni The Brown Entertainment nkuko nakomeje kubikubwira. Rero niba wahisemo kuza hano, niba uri musha rero ndagira ngo ukande subscribe ubundi wibuke gukora ku nzogera, wowe mukunzi wa Nyambo. Kuri uyu munsi tugiye kugira byinshi ku mitungo ya Nyambo ndetse no ku buzima bwe byose, tubivangire hamwe kugira ngo turusheho kumenya ibyamamare byacu. Ikiganiro cyo nimenya icyamamare wikundira hamwe na The Brown. Uyu bita Nyambo Jessica yavutse ku itariki 18 z'ukwa kane mu mwaka w'1999. ni umukobwa udasanzwe kuri ubu ngubu, wabaye umukire akaba icyamamare, atari uko yavutse mu muryango ukomeye, ahubwo ari uko yakunze akazi akagakora neza n'umutima we wose, akagakora gakunze kandi akakora abyitayeho, agahaye igihe. ni umukobwa rero mu byo akora byose, mu byo avuga byose, ashimira byimazeyo mama we umubyara kubera ko yamufashije cyane cyane mu byo akora byose. Be hafi mama wanjye ni wa muntu nyine nkurikiranira hafi, biragoye ko bwakira tutavuganya, bari kumbaza umwana wanjye akazi karagenda gute, se amafaranga ari kuboneka, se bimeze gute. Nyine mama wanjye ndamushimira ko ari umubyeyi w'intwari, wita ku bana be akabashyigikira mu bintu byose, kabone niyo yaba nta ide abifiteho, ariko byibuze aragusengera ibintu bikagera. Uyu nguyu bita Nyambo Jessica yavukiye iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Urumva ni kure cyane y'umujyi wa Kigali, ni mu cyaro hahandi bita mu Kitumva Ingoma, kubera ko ahangaha ni kure cyane y'umujyi wa Kigali. Amashuri abanza rero uyu nguyu bita Miss Nyambo yayize mu karere ka Kirehe nk'ibisanzwe, gusa segonderi yo yayize i Rusizi. Ibaze ko kuva i Rusizi ugana muri Kirehe, urwo rugendo yarukoraga n'amaguru, ntabwo yigeraga atega. Uyu mukobwa rero ni bimwe mu bintu byagiye bimubera imbogamizi. Kuva i Rusizi n'amaguru ukajya Kirehe aho yigaga, byamutwaraga urugendo rw'amasaha 9 n'amaguru. Umva ukuntu abantu rwose bakura bakagera kure. Ikindi kintu, uyu mukobwa rero amashuri ye yisumbuye nk'uko twavuze ko yayize i Rusizi, ntabwo yayarangirijeyo, ahubwo yakomereje i Kayonza muri Kayonza Modern School. Nuko uyu mukobwa yaje kurwarira mu iri shuri, dore ko uyu ni umwaka we wo gusoza waramukomereye cyane nk'uko nawe abivuga, dore ko yaje kurogwa cyane, ahura n'indwara zigiye zitandukanye. nk'igihe yabaga ari gusobanurira abandi bana, arangiza agahita ahindukira nk'uko nawe abivuga. Ndi imbere muri classe ndi gusobanura abana, reba uri imbere ikibaho, uri imbere ku kibaho uri gusobanura abandi bana, ukabikirage nabwo ukabyumva, kandi usanzwe kuvuga. Reba nk'ubu turi kuvugana hano, ukajya kubona ukabona kuvuga birananiye burundu. Byari bigoye, ariko baransengeraga, nahitaga naha muri vacances nako bimfashe nkajya mu rugo
niyo batari kunsengera narakiraga kuko icyo batashakaga ntabwo bashaka ko niga. Rero wakwibaza ati uyu nguyu Miss Nyambo ni gute yaje kwinjira hehe, ni gute yaje kwinjira muri sinema nyarwanda, ni gute yaje kwisanga akina filime, dore ko bitari biri mu mpano ze, dore ko umukobwa yakuze ngo yumva azaba umukinnyi w'umupira kubera ko yikundiraga football ndetse agakunda n'icyo bita handball. Yaje kubigerageza rero akina football, akinisha ukuguru kw'imoso, nabyo abikora neza gusa ntibyamuhira, ntiyagera kure. Aza kujya muri handball nayo akina neza ntibyamuhira, agera kure. Gusa uyu mukobwa yari asanzwe aziranye n'umugore bita Mutoni Asia, akaba ari ikirangirire muri sinema nyarwanda, dore ko ari we wamuzanye mu bintu bijyanye na filime. Rero Mutoni Asia yajyanye Nyambo kugira ngo bajye bakinana mu mafilime, amugeshejeyo Nyambo yakinye role yiwe neza, arangiza abantu bari kuvuga bati wow this ubikoze neza. Abantu benshi ntago batinyaga kuvuga ati kakana ko mu cyaro kazi gukina, nayo magambo barenzagaho, gusa bose batangaye. Nguko uko Nyambo yinjiye muri filime, avuga ko filime yamuhinduriye ubuzima, ari filime bita Umuturanyi ya Clapton Kibonge, dore ko ari we muntu ashimira cyane byimazeyo. Nyuma y'uko akinye muri filime bita Umuturanyi, byamufunguriye amarembo yo kwinjira mu zindi filime zigiye zitandukanye, nk'iza Kiramani iyitwa My Heart nizo yagiye agaragaramo, ndetse na komedi zicya kuri Big Mind ni Empire, nazo ni komedi yagiye agaragaramo. Bimuha n'amahirwe yo guhita afungura channel ayita Miss Nyambo, atangira gushiraho filime zigiye zitandukanye nk'iyitwa The Message. Kuri ubu ngubu akaba ari gukora filime yitwa Ibanga, dore ko tutavuga yuko iyi channel ari imwe muri channel 10 zikomeye hano mu Rwanda, ndetse n'iyi filime ni imwe muri filime zikunzwe hano mu Rwanda yitwa Ibanga. Uyu nguyu rero Nyambo Jessica avuga ko mu bintu byamugoye nko kuba i Kigali ari bimwe mu bintu byamugoye rwose cyane ku rwego utabyumva. Yaba yagowe n'amasaha abantu baryamiraho, umukobwa wari waramenyereye kwiryamira isaa moya za nijoro, ndetse akaryama kare, akarya kare, agakunda kwirira ibitoki. Gusa yasanze ibintu atari bya bindi, biramugora cyane, ndetse no kwambuka umuhanda ni kimwe mu bintu byamugoye. Avuga ko byamufashe igihe kirekire kugira ngo abimenyere. Nanone uyu nguyu Nyambo Jessica wakwibaza ati ese ibintu by'urukundo byo yaba yarahuriye he nabyo, mbese ntabwo yaba yarabigiyemo? Ibyo byose rero nibyo ngiye kuba nakubwira. Nyambo rero yaje gukundana n'umuhungu, aramuhemukira cyane, avuga ko aricyo kintu mu buzima cyaba cyaramubabaje kuba yarakundanye n'uyu muhungu, ngo kubera ko yamufashe baryamanye n'undi mukobwa ari kumuca inyuma, abyibonera n'amaso ye abiri. Nk'uko umuhungu we umusangana n'umukobwa muri hejuru. Ego nyine ndabyibona gutya n'amaso yanjye, apana byo muri filime. Wakoze iki? Ndangije ndagenda mfunga umuryango, nsanga Yesu we. Data we, kandi umukobwa mwararebanye? Ahubwo umukobwa niwe wambonye mbere, kuko umukobwa we nyine yararyamye areba hejuru, ari kureba nyine mu muryango. Mutipe urumva ari hejuru, ntabwo yamenyaga biva niyo biri. Nyambo ko wihangana, umukobwa waramurebye wumva? Ahubwo ni inshuti yanjye. Uramubabariye? Inshuti yanjye nyine magara, ibizi ko nkundana n'uwo mutipe. Nabibonye bwa mbere, hari ibintu ureba ukagira ngo ni filime uri kureba. Ndabangije ndabareba, umukobwa arandeba, arambona, abura imbaraga zisakuza, abura imbaraga zibwira umutipe zitidore. Wateshifati buretse warakomeza. Umutipe wenyine arakomeza. Umutipe arakomeza, umukobwa we yabaye nk'igiti nyine ari kundeba. None umutipe niwe arumvishe nyine hari uko bigenze. Aravuga ati aramureba.
amurebye abona umukobwa ari kureba ahantu hamwe gusa nawe arahindukira nawe ahita ahindukira we arambona data we yamugoye hejuru nk'umutumba ndangije urumva bari Nyambo Jessica rero hari byinshi nakomeje kukubwira ku buzima bwe nk'uko nakomeje kubikubwira niko ngiye kukubwira ibijyanye n'imitungo ye uko yinjiza. Nyambo Jessica rero nk'umuntu umaze kugira amafaranga, nk'umuntu umaze gukundwa hano ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, afite abantu barenga 300,000 bamukurikira. TikTok afite abantu barenga 200,000 bamukurikira ndetse na like zigera muri 2.5 miliyoni. Niyo mpamvu urumva ko uyu mukobwa yagiye kure rwose, arakunzwe cyane. Ndetse tutibagiwe na Instagram yiwe, ku rubuga rwe rwa Instagram nawe afite abantu barenga 300,000 nabo bamukurikira. Urumva ko ni umukobwa ukunzwe hano mu Rwanda, umukobwa mwiza cyane, usibye kumutaka ni mwiza bigaragara. Uyu mukobwa watsindiye n'igihembo cyo kuba ari we mugore witwaye neza muri role zose yakinye mu mwaka w'2022. Icyo gihembo cyatangwaga ni company yitwa The Choice. The Choice rero nibo batangaga ibi bihembo, baza kukimuha. Uyu mukobwa ashima cyane byimazeyo abantu bamuzanye muri uyu mukino wo gukina filime, cyane Clapton Kibonke. Agashimira mama we wamwemereye gukomeza mwizi filime ntamuhagarike. Agashimira Kiramani wamuzamuye nawe bigiye kure. Niyo mpamvu rero uyu mukobwa twakuzaniye imwe mu mitungo, dore uko yinjiza. Uyu mukobwa buri kwezi yinjiza 2,500,000 biturutse ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, zikabamo Instagram, zikabamo ndetse na TikTok. Izo ni 2,500,000 bya buri kwezi. Ni ukuvuga ko noneho ugiye mu byo akora by'ahandi byo kwamamaza, umusaruro we wa buri kwezi ukubiyemo mu masezerano yasinye yo kwamamariza abantu n'ibindi bikorwa akora bigiye bitandukanye, usanga buri kwezi uyu mukobwa yinjiza 4,800,000, akaba ariyo mafaranga yinjiza buri kwezi. Uyu mukobwa afite inzu nziza yatujemo ababyeyi, akaba ari umukobwa wambara neza kandi uzi kwizigama. Nawe ubwe afite inzu yiguriye rwose atahamo. Uyu nguyu ni umukobwa umaze gutera imbere, rero yakubera icyitegererezo ukamufatiraho isomo, nawe ugatangira gutinyuka ugakora kandi uzagera kure bizakunda. Ku bantu bakunda Miss Nyambo rero, ngibyo ibye by'ubuzima bwe, ngibyo iby'imitungo ye nk'umukobwa w'umunyarwanda witeje imbere. Tutatinya kuvuga ko yaza mu bakobwa 5 bakize hano mu Rwanda. Wakoze kubana nanjye rero, nizere ko subscribe wayimaze kuyikora. Niba ari bwo bwa mbere wagera hano kuri channel, yagira ngo abantu mwakoze subscribe namwe ntimwibagirwe like ndetse na comment. Tuzongere dusubire nk'ibisanzwe. Nitwa The Brown, iyi ni The Brown Entertainment. Ikiganiro cyo nimenya abo ukunda babayeho bate, binjiza bate, bafite imitungo inganute, bavukiye he, amazina yabo nyakuri na yahe. Nk'ibisanzwe rero nahangaha kuri The Brown, nta handi. Wahisemo rero neza kuba wageze hano, ntabwo wayobye.